uyu mupfumu yamushyizemo inzoka, inzoka buriya igenda mu nda yiwe, ariko Yesu ashimwe cyane, dufite Imana ishobora bingahe? Iya nzoka iramuvamo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndagutegeka wambaraga we y'umuzimu, ndagutegeka wambaraga we y'umuzimu. Ibiki? Kuko bafata amafaranga turashaka kubaboha bose. Mwebwe bande? Byana bigasigara byigunga. Iki? Byana byiga turashaka kubitiga. Iki? Wumva hakamo umuriro. Ujya wumva? Hakamo umuriro. Ujya wumva hakamo umuriro. Yego. Tuvuge cyane ngo amen. Ariko Imana ya Isiraheli igiye kumubohora mu izina rya Yesu. Hari inzira zawe zafunzwe zigiye gufungurwa none aha ngaha. Tuvuge cyane ngo amen. Haleluya. Yabyara cyane ntiyabyara. Tuvuge cyane ngo amena. Amen. Tugiye guca agasuzuguro k'abazimu mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe ukabona amahirwe, ukabona ugiye kubaka kandi ukabona bimeze neza, ariko bigapfa. Byarabaye? Byarabaye. Ariko uyu munsi tugiye kuvuguruza ayo masezerano y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Mwuka w'Imana arambwiye ngo hari umuntu waroze ubuzima bwawe. Uyu muntu yatwaye umwenda wawe w'imbere, amaze kugutwara umwenda aragenda awushyira ahantu. Uyu mwenda yawushize ahantu yawushyize ni mu mazi, kandi aya mazi ni amazi, kuko uyu mwenda urimo ibuye. Uyu mwenda waramanutse uragenda hasi hasi hasi. Uyu mwenda ntunyeganyega, uyu mwenda ntugira ahantu ujya, kuko uyu mwenda uzingazingiye mu ibuye. Tuvuge cyane ngo amen. Arangije aravuga ngo uko uyu mwenda uzingazingiye mu ibuye niko yabasha ubuzima bwawe, ntabwo buzigera bugira ahantu bugera n'umunsi n'umwe. Ariko mu izina rya Yesu, Imana yampamagaye, Imana isumba byose, uyu munsi birahinduka mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ndi umuhanuzi w'Imana, ngiye kumuhesha urugo. Ikindi, hari ikintu cy'umwuka w'icyangiro Satani yashyize kuri wowe. Icyo cyangiro ni ikintu kigukuraho abantu, umuntu wese ubona ko yakugirira umumaro iyaje. Ariko umva ukuntu Imana ivuganye nanjye. Mana irambwiye ngo hari imbaraga z'abarozi bashize ku buzima bwawe. Ngiye kubona mbona umuntu agufata, kuko nabonaga afata ifoto yawe. Amaze gufata ifoto yawe, ngiye kubona mbona baguhe mikorofone korode. Yobu yabivuze neza, aravuga ngo haracyariho ibyiringiro by'uko igiti cyatemwe kizongera kigashibuka. Mana irambwiye ngo ugiye kongera ushibuke mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Hari ubuzima ubayemo muri iyi minsi, ku mwuka w'Imana arimo avugana nanjye. Ni ubuzima bushaririye, abantu baragutaye, nibyo? Abantu baragusize. Mwuka w'Imana arimo arambwira ngo abantu baragusize kugera ku rwego uyu munsi iyo wirebye ubona uhagaze wenyine, nibyo? Nta muntu n'uyu n'umwe mugize gute muhagararanye. Ariko umva ukuntu Imana imbwiye. Mana irambwiye ngo nubwo abantu bagutaye ari abantu, ariko Imana yirakwibutse mu izina rya Yesu. Akira kwibukwa n'Imana, akira kurengerwa n'Imana. Imana ikuzuriye ubuzima ubwari bwarapfuye, Imana irabuzuye mu izina rya Yesu. Cya kabiri, hari ikintu cy'umwuka w'abadayimoni ndimo mbona. Uyu mwuka w'abadayimoni ntabwo abadayimoni ntibashaka ko hari ikintu
uzigera ugeraho. Ntabwo ndabona hari umwambaro, ndabona ari umwambaro abadayimoni bakwambitse badashaka yuko uzigera wubaka urugo. Kuri we hariho umwuka wo kutubaka urugo. Yego nibyo urawubona? Imana y'amahoro itugirire neza. Ni umwuka w'abadayimoni, ni imbaraga z'umwijima zigenda ku buzima bwawe. Ko mbonye uwo mwambaro ukuriho, hari ikintu cy'uko ubuzima bwawe buzahora ari ubuzima bw'uruzerero. Ugashaka umugabo umwe bikanga, babiri bikanga, batatu bikanga, ko nabonaga ujya ubyara abana bagera muri 7 ariko badahuje base. Tuvuge cyane ngo amen. Ariko sonima shando wiri birifai lelebo tai mekota ya nini topevo nini. Imana irambwiye ngo ije kubohora ubuzima bwawe. Ugiye kwakira igitangaza kandi ugiye kwakira ubutsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Hari ahantu Imana igiye kugushyira, hari ahantu Imana igiye kugutereka. Mbonye umucyo mwinshi ukurasira. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana iraguhumanuye mu izina rya Yesu. Akira guhumanurwa n'Imana. La benefo shando wiri birifai. Mva nkubwi humura, hari Imana yo ije kukurengera. Yego hari Imana ije kukurengera. Hari umuntu yego mu minsi yashize mwuka w'Imana arimo aramunyereka zoni mashando wiri birifai. Uyu muntu mu minsi yatambutse hari ikintu yashatse gukora ku buzima bwawe. Yego arahari? Uretse mukubwire neza kugira ngo umwumve. Dukomere data washimeje cyane. Uyu muntu hari ikintu yashatse gukora ku buzima bwawe, ariko hari kondisiyo. Siko bimeze? Hari kondisiyo yashyize ku buzima bwawe. Yego nizo zisa n'izigoye, nizo zisa n'izakuremereye, birakugora. Yego uko Imana imbwiye. Imana irambwiye ngo uyu munsi wa none ije kukugirira neza bidasabye izindi kondisiyo. Imana irambwiye ngo va ku bantu wo mwihorere. Imana ije guca inzira hatagize undi muntu ubigiramo uruhare uwo ari we wese. Imana ije kukurengera mu izina rya Yesu. Vuga ngo nakiriye ubutsinzi. Vuga ngo nakiriye ubutsinzi. Vuga ngo nakiriye ubutsinzi mu izina rya Yesu. Humura uzabaho. Sibyo? Ndabona ikintu cyo gucuruza imbere yawe, ariko iyo ubigerageje biranga. Nibyo? Vuga cyane ngo amen. Yesu yamamare. Yamamare. Se Yesu ajya ahindura amateka cyane ntabwo ayahindura. Yesu ajya ahindura amateka cyane ntabwo ayahindura. Uyu mudamu Yesu agiye kumuhindurira amateka. Uyu mudamu Yesu agiye kumwagurira imbago mu izina cya Yesu. Ubuzima bwe bugiye guhinduka, niko Imana ivuganye nanjye. Komera data amashyi menshi cyane. Hari umuntu ukirahanga azamure haleluya cyane. Nabonye Imana nyamara yemwe nabonye iyo Mana. Nabonye Imana nyamara yemwe nabonye iyo Mana. Genda winjira mu mugisha wawe. Genda winjira mu gitangaza cyawe. Genda winjira mu mahirwe yawe mu izina rya Yesu. Hari uburwayi. Hari uburwayi. Zoni mashando wiri birifai. Hari uburwayi data ari kunyereka. Yitwa nihemuka, iyo niyo Mana yanjye. Yitwa nihemuka, iyo niyo Mana yanjye. Ubwo burwayi nawe sibyo
bihangayikishije ubuzima bwawe. Siko bimeze? Shyiraho mikoro umbwire. Niko bimeze? Yego. Aho kumva nkubwire. Yesu umwami w'amahoro none ahangaha yohereje marayika wo gukiza, akira gukira mu izina rya Yesu. Urava muri iri teraniro wakiriye gukira, uvuye muri iri teraniro Yesu akubohoye, akira ubuzima bushya mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Amen. Akira gukira mu izina rya Yesu. Imana iguhinduriye ubuzima. Twakomeje. Yicarire. Haleluya. Amen. Amazina yanjye ni Kugira Imbabazi Fiete. Yego fiye. Noyana Nyagatovu ndi umukobwa. Araritswe n'umubyeyi mu Mafisto. Uhe. Amafisto niwe wakuraritse. Yego. Aba nifuje guterana nawe mu bindi Imana iduhana umugisha. Amen. Fiete. Uwiteka guhereza umugisha. Amen. Sibyo fiye? Yego. Fiete we. Nzogera kucyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngibeshye. Fiye, ubuzima bwawe Imana irambwiye ibuhaye icyerekezo. Kuri wowe hariho ikintu cy'umwuka w'abadayimoni. Uyu mwuka ni umwuka wica amahirwe. Abyumvishije? Amahirwe yawe iteka. Yego? Iyo ugiye kugera ku mugisha, iyo ugiye kwakira ikintu ntumenye ikintu kikujyana. Nagitwara. Siko? Jya ubibona? Yego? Yego ndabibona. Ikindi, hari ikintu cy'umwuka w'icyangiro Satani yashyize kuri wowe. Icyo cyangiro ni ikintu kigukuraho abantu, umuntu wese ubona ko yakugirira umumaro iyaje. Nibyo. Ariko umva ukuntu Imana ivuganye nanjye. Mana irambwiye ngo hari imbaraga z'abarozi bashize ku buzima bwawe. Ngiye kubona mbona umuntu agufata, kuko nabonaga afata ifoto yawe. Amaze gufata ifoto yawe, ngiye kubona mbona arayitobaguye. Amaze kuyitobagura ayishyiramo imyenge myinshi. Arangije iyi foto arayijyana ayimanika ahantu hejuru mu giti cyane ndimo ndeba. Dore ikintu kiba ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe ntabwo bujya buhagarara ahantu hamwe. Iyi foto iratobaguye kandi irimo imyenge myinshi, kandi iyo umuyaga uhushye iyi foto ihora imeze gutya. Arangije aravuga ngo uko manitse iyi foto niko ubuzima bwawe nawe bwamanitswe. Uko iyo foto ihora igira gutya niko n'ubuzima bwawe buhora bumeze gutya. Uyu munsi uba uhagaze ukagira ngo byakunze, ariko ejo bikanga. Ufite ikintu cy'icyangiro kiba kuri wowe, kandi nta kutagira ngo urebe yuko wabona umugisha nk'abandi. Aho umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo iyi si dutuye bamwe igenda ibonsa, abandi ikabagora, twe twayigize iki? Yewe dawe Mana ishobora byose, ntuzayamarira nanjye umugisha. Tunga ibiganza hariya Fiete nawe Imana imuha umugisha. Undi yaravuze ngo mbitse inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye. Uyu ngo yaravuze ngo uko ugenda ukora. Oyo Fiete ntabwo ariyo ndirimba aririmba.
mbitse inyandiko nyinshi zuzuyemo ibyo wambwiye, uko ngenda nzisoma amarira arushaho kuza. Abitse inyandiko nyinshi zuzuye iby'Imana yagize gute, ariko gusohora isoroga ni wowe cyangwa dutegereze se koko. Akabara abakozi b'Imana babihanuye, busuriya yari yavangiwe na ntuza se, buriya yari yavangiwe, mbega akabivuga. Ariko uyu munsi Mana ya Isiraheli iremye igitangaza ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Hari ikintu urimo urasengera, yego, ariko si ikintu, ni umuntu, sibyo? Sibyo se? Bireze Imana y'amahoro icyubahiro. Fiyata ari gusengera umuntu ari kuma, mugakine n'abanyamasengesho, mwe murakina, ari kumava ari gusengera umuntu, ukuntu ushira reba. Shira ari kugira ngo niwe. Bane tugirire neza. Ariko Imana ya Isiraheli irambwiye ngo ije guhagararana nawe. Hari ikintu Imana igiye kukwereka mu gihe cya vuba, niko Imana ivuganye nawe. Imana ije kukwitamururira mu izina rya Yesu, akira guhindurirwa amateka n'Imana mu izina rya Yesu. Bana n'Imana, ugumane n'Imana, usenge Imana kandi utuze kandi ukiranutse. Gize gute? Imana izabikora mu izina. Yicarire Yesu akugirira neza. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Amazina yanjye nitwa Esperance Mangaza. Yego. Abandi umumama w'abana babiri. Abasengera muri Hope ku Gishushu. Abandi umuririmbi ku giti cyanjye. Nararitswe na Clementine uri hariya. Clementine uri? Clementine ni wowe? Ariko Mana Clementine Imana imuha umugisha. Ariko Mana mushakazi w'Imana, Imana iguhereza umugisha. Amen. Imana iguhereza umugisha. Amen. Hari umuririmbyi wuzuye umwuka aririmba aravuga ngo kugera kure burya ntago ariko gupfa, kandi kubaho nabi bigira iherezo, niba ubayeho nabi komera bizashira. Amen. Niba wubaha Imana bizashyirwa ikwibutse. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, cyitwayemo neza kigusiga uhagaze, uracurwa ukanagorwa ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Arangije ahita amaze kuririmba iyo ngiyo ahita aririmba ngo ikigeragezo kirahanda kandi kikanajombana, iyo kiri mu rugo utahamo kirushaho kukumu, hagati y'abo mukorana iyo giturutse kuri bene so. Ariko umva Uwiteka ukuntu avuganye nawe. Arambwira ngo uyu munsi Imana ibambye amahema ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Imana igukuye mu buzima Anushimwe. buhora buhumbaguza bumeze nka feruje. Amina. Rero wabona feruje Yego. cyaka gutya mu kanya bari umutuku, ejo bikaba icyatsi. Ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, ubwo buzima bugukuyemo mu izina rya Yesu Mana Kristo. ishimwe. Haleluya. Mu minsi yatambutse, ntabwo ari kera, ni mu kwezi kwa 12. Mu kwezi kwa 12 niko umwuka w'Imana arimo ambwira. Mu kwezi kwa 12 hari promesse yari iri ku buzima bwawe.
iki ndimo mvuga nibwo wakabaye kuba waracyakiriye mu kwezi kwa 12, sibyo? Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Nibyo? Mu kwezi kwa 12 wakabaye warakiriye iyo promesse yarasohoye ku buzima bwawe, ariko Satani yarakuriganyije, ntabwo uzi ukuntu byagenze, n'uyu munsi uracyategereje. Ariko mva ukuntu Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ivuganye nanjye. Ubwo wariganijwe, ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irakinguye imiryango mu izina rya Yesu. Inzira zirafungutse mu izina rya Yesu. Amina. Yesu shimwe. Imana ikuremeye ubundi buhamya mu izina rya Yesu. Haleluya. Mana ishimwe. Irindi sezerano riri ku buzima bwawe, sinavuga ngo ryatinze gusohora, ahubwo ryabaye nk'iripfuba kuko Satani agenda abyitambikamo. Icyo ndakizi cyane. Imana y'amahoro itugirire neza. Amen. Ubundi ntago wagakwiye kuba uyu munsi ukiri mu gihugu cy'u Rwanda. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Ntago wagakwiye kuba uri ukiri mu gihugu cy'u Rwanda, ariko Satani yatsikamiye ubuzima bwawe, ndetse agenda akata amayira, konekisiyo zawe zirakatika. Ko byagenze? Nuko byagenze. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Tuzamura Imana y'amahoro icyubahiro. Ariko mva ukuntu Imana ivuganye nanjye. Imana irambwiye ngo isubukuye isezerano yagiranye nawe. Imana iguharuriye inzira, akira kwambuka imipaka, uzenguruka amahanga mu izina rya Yesu Kristo. Genda Imana ikwibuke mu izina rya Yesu. Nakoze Yesu. Mana ndabyakiriye Yesu shimwe. Hari inzozi uheruka kurota. Yego. Izi nzozi warose ni inzozi wowe ubwawe watekereje, zikunda kugaruka niyo waba udasinziriye, ariko zikugarukamo. Zikugarukamo. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo iri kumwe nawe. Amen. Yo haleluya. Mana ushimwe, Mana urakoze Yesu kumukuma ikimenyetso. Ushimwe. Mana urakoze. Yicarire Yesu aguhereza umugisha. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Yesu ni mwiza, agira neza, aratabara. Yego. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe burundu. Yanezerewe kubana namwe. Igiciro ku Mana. Nageza ngari bwo bwa mbere. Yagusanze ni sawa. Umwuka w'Imana hari amavuta. Uwo mu mama bahuriye ku cyumweru nyine, arambwira ati kuwa gatanu uzasimbuka uzire bibera hano. Yego. None birimo neza. Ndi umupapa, mfite abana 5. Amazina yanjye nitwa Bwarikera Jean Paul. Yego. Imana iduhane umugisha. Komera data amashyi menshi cyane. Amasezerano y'Imana yo wamaze kuyahabwa, ujye usenga ugire kwizera, oya ntabwo azaheraza. Yewe amasezerano y'Imana yo wamaze kuyahabwa, ujye usenga ugire kwizera, oya ntabwo azaheraza. Yewe amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa,
ujye usenga ugire kwizera, oya ntabwo azahera azaza amase yo wamaze kuyahabwa, ujye usenga ugire kwizera, oya umva nkubwira nshuti y'umusaraba, Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi ivuganye nanjye data wa twese. Haleluya. Muririmbyi umwuka aririmba aravuga ngo ni data wa twese mwiza azi intege nke zacu. Mana yibutse ubuzima bwawe niko imbwiye. Imana mu gihugu cyo mu ijuru hari amasezerano ije gusohoza ku buzima bwawe. Imana irakwitamururiye mu buryo nawe ugiye kuvuga ngo Mana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Warakoze wa Uwiteka we, warakoze wa Uwiteka we. Umva nkubwire, mvuga ibintu bigera nko kuri bibiri. Icya mbere, Imana irambwiye ngo ifunguye irembo ry'umugisha, ifunguye irembo ry'umugisha. Muri iyi minsi Satani yari yarafunze amayira y'umugisha kuri wowe, inzira y'umugisha izi wawe yari yarafunze pe, sibyo? Nibyo rwose. Ibintu byose wakoraga wagira ngo ariko mu izina rya Yesu, in the name of Jesus, Imana ikinguye irembo ry'umugisha ku buzima bwawe. Imana irambwiye ngo ikinguye irembo ry'umugisha. Urukuta Satani yari yarubatse rugutandukanya n'imigisha yawe rurasenyutse nonaha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Rurasenyutse mu izina rya Yesu. Icya kabiri, Imana igeze mu rugo iwawe, mu rugo iwawe, yego, mu rugo iwawe, mu nzu yawe. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru hari ikintu ikoze. Iki kimwe, hari ikintu iki kimwe wari uri musengera ubwira Imana uti Imana iki kintu nibyo icyo kintu rero umaze iminsi usengera kikubuza amahoro, ntabwo uzongera kukibona ukundi. Imana y'amahoro iciye inzira ku buzima bwawe, kandi zoni mashando wiribirifai lele botai mekota ya nini toprevo ninia lazisini wa yakude boya sansa yibefodrere nini toprevo ninia. Uwiteka umwami w'amahoro arengeye ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Dukomere data amashi menshi cyane. Icarere Yesu ni kuyimpanuka ku buzima bwawe. Hari impanuka Satani yaraguteze yihuse, ariko Imana yigijeyo mu izina rya Yesu. Imana iravuze ngo baho, akira kubaho. Kandi nuko zisa habwikuzo tuvuge cyane ngo amen. Amen. Ariko mwabantu mwe muri hano turahari. Hari abantu bari hano ngo mutere haleluya cyane. Haleluya. Ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Distance. Munsi. Haleluya. Amen. Uyu munsi. Amen. Amen. Munsi ndumva buri muntu wese waje gusenga. Uyu munsi Imana ikuremera ikibemeza mu izina. Haleluya, 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 haleluya. Imana igira gute? Ituremera ikibemeza. Ikuremera iki? Kibemeza. Amen. Hari amavuta numva nshaka gukoreramo uyu munsi yo kugutegekera umugisha ukaboneka ku buzima bwawe. Amen. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jambo ry'Imana yabwa Zaburi 123 ravuga ngo nkuko amaso y'umugaragu ayahanga ukuboko kwa shebuja, nkuko amaso y'umuja ayahanga ukuboko kwa nyirabuja, niko natwe amaso yacu tuyahanze Uwiteka Imana ishobora byose kugeza igihe azadutabarira. Hasi haranditse ngo Uwiteka utubabarire kuko duhaza cyane igisuzuguriro cy'abaruhukira mu mahoro. Mana ishimwe. Ya. Amen. Duhaza igisuzuguriro cy'abaruhukira mu mahoro.
naho ngaho naho Amen. turabihaza. Amen. Umva mama, ibyawe Imana irabisobanuye. Imana ishimwe. Wabyumvishije mu mpaka nyinshi? Wabyumvishe mu mpaka nyinshi, mu mpaka nyinshi, mu kugushidikanyaho, abantu mu kutakubona neza, abantu mu kutaguha agaciro, ibitari bifite ishusho Imana ibihaye ishusho mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ibitari bifite ishusho Imana igize gute? Ibihaye ishusho mu izina rya Yesu. Uyu mubabaro n'uw'igihe gito, iri joro naryo n'iry'igihe gito, ndarira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazaba igihe tanagihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Amen. Yesu yamamare. Imana ikumaza umubabaro mama. Imana ya Isiraheli irambwiye ngo igihe uzengurukiye umusozi kirahagije, cyamika mu izina rya Yesu. Imana iguhaye gucyamika, Imana iguhaye gucyamika, Imana iguhaye gucyamika, kiragucyamika mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Nitwa Ukurikiye Yezu Private. Ukurikiye Yezu Private. Ukurikiye Yezu byo nabyumvisha. Yego. Nkaba ndi umusore. Akaba ari umusore. Nkaba nararitswe na mama bebe n'umufasha we. Mama bebe ni mushiki wanjye. Hey! Wow! Komere data amashyi menshi cyane. Komera data amashyi menshi cyane. Mama bebe Imana igire gute? Rero nari naje kumuramutsa, nabonye agakonji, arambwira ati waza tukajya gusenga, dore ko bigendanye n'akazi nkora ntago mpfa kubona umwanya ujya mu nzu y'Imana, ariko mbikorera mu mutima. Mbashije kwishimira kuba naje guterana namwe kandi nabo bakoze. Mana y'amahoro igire gute? Imbaraga n'amavuta. Ukurikiye Yezu Imana igire gute? Imana umuha umugisha. Ukurikiye Imana iguhereza umugisha. Reka aguruka nkubwire. Uwiteka umwami w'amahoro, none ahangaha iyi saha anyeretse mu ruhanga rwawe harimo haka inyenyeri. Ndangije numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yakije inyenyeri yawe kuruta uko yakaga, kuko mbere ntiyakaga, ariko none ahangaha Imana yakije inyenyeri ku buzima bwawe. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana iraguporomotinze mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imana iraguporomotinze mu izina rya Yesu. Ugiye kuzamuka, uvuye ku rwego rumwe ugiye ku rundi. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana iraguporomotinze y'ubwayo, kuko ari Imana ishobora byose. Ngiye kubona mbona izina ryawe riri ahantu, mbona abantu bari gukora akanama, bari kurivugaho ariko nkabona bararisiganaho, ariko ngiye kubona mbona haje marayika w'Imana, arangije imbere y'izina ryawe ateraho kasha, arangije aranasinya. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo izina ryawe Uwiteka umwami w'amahoro arihaye umugisha. Uyu mwaka Uwiteka umwami w'amahoro aguhinduriye amateka, kandi uyu mwaka Uwiteka umwami w'amahoro ahaye umugisha izina ryawe. Abantu bagiye kumenya yuko uri umuntu udasanzwe. Uyu munsi ntabwo bakubonamo kuba udasanzwe, ariko Uwiteka yabyemeye, yateye kashe. Genda ukomere mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. 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 Dukomere data amashyi menshi cyane. Wenda gushima Mana, Wangiriye neza. amashyi wangiriye neza, Wangiriye neza. ye wangiriye neza. Wangiriye neza. Sema haleluya. Mwabarokore mwe mwagiye mumfasha, bijye bihera ku
abacuranzi bihere kuri mwebwe mugire gute isashimwe cyane onje mba nzamuye indirimbo yanjye ndi mu kirere cya karindwi ukanyikiriza uri mu kirere cya mbere ubwo tuba turi buhurire hehe dereze ibintu biba bitangiye kugorana dukomere data amashyi menshi cyane haleluya 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 komera data amashyi menshi cyane ndagushima mana yewe wangiriye neza yewe wangiriye neza amashyi wangiriye neza yewe wangiriye neza amashyi wangiriye neza amashyi wangiriye neza yewe wangiriye neza amashyi Shando wiri birifa lekota ya nini komrefonini lasisini wayakuda boya sana lekota ya shando wiri birifa nini komrefonini ya lasisini wayakuda boya sana hajibefoda lekota ya nini komrefonini ya lasisini wayakuda boya sana putaya shando ekotaya ni nazizini wayakuja mayasa shando wiribirifai mekotaya nini toprevoninia nazizini wayakuja mayasa tutaya zimini lele bota shando wiribirifai nazizini wayakuja mayasa nini toprevoninia nizebondi deku nazizini wayakuja mayasa shando wiri birifa ini topevo ini topeva nini waya kuja shando wiri birifa ritaya zimini zifimini fopaya sisini zete ini topevo nini hayi shayini mora gloria hefaki yopa hayi befodre ini topevo nini nasisini waya hayi befodre tutaya zimini shando wiri birifa nasisini waya kudaya sa kanda wiri birifa lekwataya nini toprevoninia nasisini waya kudaya before mashina yawe yo mashina yawe yanga yo mashina yawe izo mundu ni zawe izo mundu ni zawe izo mundu ni zawe urumva turagushima
irambwiye ngo ifunze amarembo. Hari amarembo Imana ifunze, hari amarembo Imana ifunze. Igukuriyeho abajura bari bagiye kukwiba, kandi ukibwa mu bintu nawe utari busobanukirwe, ariko Imana ikuye abajura ku buzima bwawe. Dukomere data amashyi menshi cyane. Amen. Amen. Yesu yamamare. Yamamare. Yesu yamamare. Yamamare Kristo. Vuga cyane ngo Yesu yamamare. Yesu yamamare. Haleluya. Amen. Umva nkubwire. Ijambo rirambwira ngo abiringiye Uwiteka abo bameze nk'umusozi witwa Siyoni. Uyu musozi ngo ntubasha kugira gute kunyeganyezwa, ngo ahubwo uyu musozi uhora uhamye iteka ryose. Imana ibabambiye amahema mu izina rya Yesu. Imana ihaye umugisha ubuzima bwanyu mu izina rya Yesu. Ndayishimiye. Amen. Imana ya Isiraheli uyu munsi irambwiye ngo igutindiye ikiraro. Hari ikiraro Imana igutindiye, kandi hari ibintu Imana ikumiriye kuri wowe. Uri kubyumva? Hari ibintu Imana ikumiriye. Urumva? Hari ibintu byari biri kuguhagurukira, hari abantu bari bari kuguhagurukira ku buzima bwawe, bari bameze nk'uburegeya kuri wowe, badafite umumaro. Imana irakumiriye mu izina rya Yesu. Hari abantu bari bagiye kuguteza ibibazo kugira ngo bakuzanire ibisubizo. Imana ibigije yizanye abantu b'umugisha kuri wowe mu izina rya Yesu. Amen. Kubana n'Imana kwawe bigiye gutuma Imana ikugirira neza. Niba hari abantu bazagirirwa neza n'Imana, Imana ije kukugirira neza. Niba hari abantu bazatabarwa n'Imana, Imana ije kugutabara. Muri uyu murimo wo kuririmba, ubyandika ahantu, muri uyu murimo wo kuririmba ugiye kuzahabonera igitangaza kidasanzwe. Kizaba uyu mwaka, kizaba umwaka utaha. Nimero yanjye iba muri momo. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Cyangwa zambera nka bamwe bari bari kumwe na Yosefu. Ntabwo yabikora. Yosefu arahanura ati bigiye gucamo, ariko nimugerayo mu nyibuke. Bakigerayo babanyweye amata, baramwibagirwa. Ariko Imana yo ntiyibagirwa. Amen. Amen. Ariko Imana igiye kuzagukorera igitangaza, haboneka umuntu umwe wenyine ahindura ubuzima bwawe. Mu yandi magambo, sengera iyo mpano yawe yo kuririmba, kandi uyikorane umutima ukunze, kandi ubikora ubishaka. Ubuzima bwawe buzahinduka, kandi uzahita wurira indege. Yesu yamamare. Yamamare Kristo. Uwo mwana n'uwande, uwo nguwo, uwo n'uwawe. Imana ikuye urupfu ku buzima bwiwe. Imana ishimwe. Satani yari arimo ahiga ubuzima bwe. Satani yari arimo amuhiga, yari arimo amusabiriza, kandi uwo mwana ni umunyamugisha. Ariko Satani arimo aramuhiga, ariko Imana ishyize uburinzi kuri we. Yakire kubaho. Vuga ngo amen. Amen. Mama Jane ngwino hano. Vuga cyane ngo amen. Amen. Dukomere data amashyi menshi cyane. Hari amajwi akubwira yuko uzarinda upfa ukizerera mu bukode. Umva nkubwire ndi umuhanuzi w'Imana. Ntabwo uzapfira mu bukode. Amen. Amen. Bantu ntibakurebe umeze gutya, ntibakurebe bimeze gutya. Imana igiye kukubakira inzu mu izina rya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Imuhe mu izina rya Yesu. Amen. Imana igiye kukubakira mu izina rya Yesu. Hari ibintu byarwanyaga ubuzima bwawe, hari dayimoni wari warafunze, ariko none aha tugiye kumutegeka ibyo yamiza birekure mu izina rya Yesu. Ibyo abarozi baziritse babirekure mu izina rya Yesu. Muvuge ngo babirekure.
ibirekure hari mu izina rya amafaranga Yesu. y'abarozi baziritse agomba kuzituka nonaha mu izina rya Yesu. Amen. Hereza Imana y'amahoro icyubahiro. Icyubahiro ni icy'Imana. Amen. Bayarekure. Bayarekure. Barekure amafaranga. Bayarekure mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mama Jeannette, ngiye kuguhesha umugisha wo kwakira amafaranga. Ni abarozi bayaboshye, ariko Mama Jeannette ni umukire. Ntimumurebe gutya, uyu mumama ni umukire, uyu mubyeyi ni umukire, ahubwo bamutwaye inyenyeri ye. Iyo niyo tugiye kugaruza mu izina rya Yesu. Anishimwe. Tugiye kuyigaruza mu izina Ya Yesu. rya Yesu, mu mbaraga z'amaraso ya Yesu, Anishimwe. mu mbaraga z'amaraso ya Yesu. Himbazwa. uri umupfumu waboshye amafaranga ye, nonaha ndamuhesha ibyiwe wamunyaze, ndamuhesha ibyiwe wamunyaze, amafaranga ye ndayamuhesha, ibi biganza birakira amafaranga. Ntesheje agaciro imivumo yose yaje ku buzima bwe. Kira amafaranga mu izina rya Yesu. Wambaraga we y'umuzimu, rekura, 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 rekura mu izina rya Yesu. Mwihute cyane, mufate hano iki ntabwo twabyemera we. ibiki kuko bafata amafaranga, turashaka kubaboha bose. mwebwe bande biriya byana bigasigara byigunga. iki biriya byana byiga turashaka kubitiga. iki Bituma batsinda we. utiki ntabwo dushaka kuboha, turashaka kubajyana abana, dushaka gutwara mama we na papa we yaragiye we. Dushaka Utiki? kubajyana bose, abana bagasigara bigunga we. mwebwe bande Ewe, turi abadayimoni benshi baratwohereje kubica we. Batwohereje kwica papa we, mama we tukamwica. Ayiwe, mwebwe bande turi abadayimoni benshi cyane, turi amashami menshi baradushibuye. mwaturutse he Ntunga, twaturutse Intunga, abandi duturuka ninde wabohereje Musabyimana Vesitina we. yabatumye gukora iki Guhita dutwara papa w'abana, mama w'abana, bakagenda burundu. Biriya byana bikavuna umuheto, ntabwo mbishaka kubibyumva ko byiga. Byarancitse we, byarancitse. Zemera nanga ibintu byanjye byose, ariko ntabwo mbishaka. Narabimenesheje mu mazu yabyo we, birabungera. Ntabwo nshaka, sinshaka kuba nabaho na munsi n'umwe. Dore umugabo twaramujyanye. muri bangahe Turi benshi, turi amashami, dukora n'abarozi bose, aho bageze hose tukabarwanya. mwamufatiye he Intunga mu rugo rwabo niho twari twarabazikiye. ubu ni hehe mwicaye Twarabakurikiranye bose aho bagiye. noneho rero umva ukuntu bimeze, ntabwo nkina n'abazimu. ndagutegeka agiye kwakira amafaranga, agiye kuyakira. Biriya biganza birakira amafaranga. Umugabo waragaruka, umugabo waragarutse, doraragarutse, 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 dodododo. Nguyu arimo araza, nguyu arimo araza, nguyu arimo araza, nguyu arimo araza. Nguyu. Ndohereza umuriro aho uhagaze. Ibyo birenge ndabyohereza mu muriro, ndabyohereza mu muriro. Urimo urashada, urimo urashada, urimo urashya. Abandi dukomere Yesu amashyi. Dore ukuntu abarozi basha, dore ukuntu abarozi basha, dore ukuntu abarozi basha. Umugabo warabonetse, umugabo warabonetse. Dore nguyu yarabonetse, dore nguyu yarabonetse. Abana be barize, abana be barize, abana be barize, abana be barize. Dore bararangije, dore bararangije, dore bararangije, dore bararangije. Dore ukuntu umurozashya, dore ukuntu umurozashya, dore ukuntu umurozashya. Ugeze ugenda, uragenda, muragenda, muravamo, muravamo, muravamo. Hari aho twabaziritse, Iki hari ahantu twababoheye. genda, muragenda, uragenda, gira vuba. Ntabwo nkina n'abazimu, do wagiye. Ntabwo nkina n'abapfumu, ntabwo nkina n'abapfumu.
nsenya ibicaniro byawe, nsenya ibicaniro byawe, nsenya ibicaniro byawe. Iyo nzoka iri mu nda yiwe irahiye, iyi nzoka irahiye. Inzoka iki iki ni wowe ninjye nayimuteje inyi inzoka narayimutegaga buri munsi kavuye gukora. dore iyo nzoka irahiye, dore iyo nzoka irahiye, dore iyo nzoka irahiye, dore iyo nzoka irahiye, dore inzoka irahiye, dore inzoka irahiye, dore inzoka irahiye, dore inzoka irahiye. Dore umuriro, 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 dore umuriro. Uyu mupfumu yamushyizemo inzoka, inzoka buriya igenda mu nda yiwe, ariko Yesu ashimwe cyane. Dufite Imana ishobora bingahe? Iya nzoka iramuvamo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndagutegeka wambaraga we y'umuzimu, ndagutegeka wambaraga we y'umuzimu, ndagutegetse wambaraga we y'umuzimu, ndagutegetse, ndagutegetse, ndagutegetse. Urashenda, 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 urasohoka ugende, urasohoka ugende. Iyi nzoka irimo irashado, iyi nzoka irimo irashado, iyi nzoka irimo irashado. Agiye guhura n'umugisha we, agiye guhura n'umugabo we. Umugabo waraje, umugabo waraje, umugabo waraje. Ngo yashado, ngo yarashado, ngo yarashado. Arimo arava iyo wamuboheye, arava mu kabindi wamushyizemo, arimo aravamo, arimo aravamo, arimo aravamo, arimo aravamo. Aho uhagaze ndahindura umuriro, aho uhagaze ndahindura umuriro. Dore umuriro w'Imana, dore umuriro w'Imana, dore umuriro w'Imana, dore umuriro w'Imana. Fire! Shanda! 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 Rekura, rekura. Ibi biganza bigiye kwakira amafaranga. Birayakira sha, birayakira sha. Nta gituma atakira amafaranga. Dore agiye gufata amamiliyoni. Wowe uri aho ngaho shawe, wowe uri aho ngaho, nta makuru ufite. Dore ibi biganza birakira amamiliyoni, agiye kuyakira. Amatwi agiye kumva telefone imuhamagara, aya matwi arumva telefone, agiye kumva inkuru nziza mu matwi yiwe. Telefone iramuhamagaye, telefone iramuhamagaye. Ahantu yagurishaga abakiriya barabonetse, dore agiye kugurisha, dore agiye kugurisha, amafaranga yabonetse sha. Wowe uri aho ngaho. Dukomere Yesu amashyi, tuvuge cyane ngo amen. Abapfumu baba bari aho nta makuru bafite. Dereza Imana y'amahoro icyubahiro. Uyu nguyu agiye kwakira amafaranga. Harajyamo amafaranga. Dayimoni urahiye, dayimoni urahiye, dayimoni urahiye. Uhereye none uburetwari waramushizemo bumuvuyeho, bumuvuyeho, bumuvuyeho. Dorabaye muzima, dorabaye muzima, dorabaye muzima. Yinjiye mu mugisha we, yinjiye mu mugisha we, yinjiye mu mugisha we, yinjiye mu mugisha we. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi. Pa! Izina rya Yesu. Dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Teri intambwe uze hano, ngwino hano, ngwino hano, ngwino hano. Murekure yizane, hagararaho mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Kuteye intambwe niko ngukuye mu rwobo abazimu bari baragushizemo. Akabindi umupfumu yari yaragupfundikiriyemo uravamo. Zamuka uvemo burundu mu izina rya Yesu. Abandi dukomere Yesu amashyi. Zamuka uvemo burundu, zamuka uvemo burundu. Umugongo wawe uraba muzima, amaguru yawe araba mazima, amaboko yawe abaye mazima. Abana bawe ubwenge buragarutse mu ishuri, buragarutse, 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 buragarutse. Zamuka akira amafaranga yawe mu izina rya Yesu. Dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Ayo mashyi ni ay'Imana cyangwa ni ayanyu? Dukomere Imana amashyi, dukomere Imana amashyi. Mu mbaraga z'amaraso ya Yesu ngukuyeho uburetwa bwose, ngukuyeho uburetwa bwose, ngukuyeho uburetwa bwose mu izina rya Yesu. Amen. Ngwino hano mama. Garara hano. Yesu yamamare, Yesu yamamare. Haleluya. Ariko muracyahari cyamwataje.
uyu mujakazi w'Imana, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo hari ahantu umurozi yafashe ubuzima bwawe, aragufata aragenda araguhamba ahantu mu irimbi, kandi muri uko kuguhamba batwaye igicucucucu cyawe, arangije batwaye ubutaka bw'ahantu wahagaze, batwara ubutaka bwo munsi y'ikirenge cyawe. Icya kabiri babutwarana n'igicucucucu cye, baragenda babihamba ahantu mu irimbi. Barangije baravuga ngo uko bahambye iri taka ryo munsi y'ikirenge cyawe, niko ahantu uzagera hose nta mugisha uzahabonera. Icya kabiri, igicucucucu cyawe barakijyanye, baravuga ngo ntuzigere ushyira amaraso ku mubiri n'umunsi n'umwe. Niyo bakugaburira inkoko bakayigerekaho dendo bagashyiraho n'amafi, nta kiro cyakwiyongeraho. Imana itugirire neza. Baravuga ngo nta kintu azigera yimarira, bamuzirikira ahantu. Ikindi, barangije bazirika ikintu cyitwa kubyara, barakizirika, baravuga ngo ntuzigera ubyara n'umunsi n'umwe. Ariko tugiye kuvuguruza ayo masezerano mu izina rya Yesu. Se byashoboka ko uyu Imana yamuha urubyaro? Byashoboka ko Imana yamubyibushya? Byashoboka ko Imana yamuhindurira amateka? Byashoboka cyane ntibyashoboka? Haleluya! Byashoboka cyane ntibyashoboka? Dukomere data amashyi menshi cyane. Imana irimo iranyereka, fone mwayijyanye hariko, Imana irimo iranyereka hari ikintu ahangaha, ahangaha mfasha ngaha ni mwiza, hano ahangaha hari ikintu bahakubise, hasa n'ahantu hacitsemo, ugahora wumva hashyushye, wumva hakamo umuriro. Ujya wumva hakamo umuriro? Ujya wumva hakamo umuriro? Yego. Tuvuge cyane ngo amen. Ariko Imana ya Isiraheli igiye kumubohora mu izina rya Yesu. Hari inzira zawe zafunzwe zigiye gufungurwa none ahangaha. Tuvuge cyane ngo amen. Haleluya. Yabyara cyane yabyara. Tuvuge cyane ngo amena. Tugiye guca agasuzuguro k'abazimu mu izina rya Yesu. Uyu bagomba kumutera inda. Vuga ngo nibyo. Birashoboka? Byakunda? Nubwo abarozi baba barimo bafunga amayira yose, ariko bigiye kwemera mu izina rya Yesu. Byemere cyane ibyemere. Abarokore muvuge cyane ngo amen. Amen. Mu mbaraga z'amaraso ya Yesu. Izina rya Yesu. Uri Imana ishobora byose. Uri Imana ikomeye. Mbaraga zawe data, ubutware bwawe, gukomera kwawe, mu izina rya Yesu. Mu izina gira hino mama. Uri mwiza, bereye mwiza baguhungiyeho. Jambo ryawe ni rizima. Mfasha mpera imbaraga mbi zose z'abazimu n'abadayimoni, imbaraga zamuboshe, imbaraga zamunanizaga ziramurekura nona, ibyamubuzaga ibitotsi biramurekura nona. Hayizoni mashando wiribirifa rerebo taime kota ya nini toprevoninia. Mpamagaye umuriro, mpamagaye umuriro, mpamagaye umuriro, mpamagaye umuriro. Ndamukura mu marimbi, ndamukura iyo yahambwe. Uhereye none araba muzima, uhereye none araba muzima. Ntabwo aziruka mu muhanda. Uyu ntabwo azasara, uyu ntabwo azasara, uyu ntabwo azasara, uyu ntabwo azasara, uyu ntabwo azasara. Imana iramubohoye, Imana iramubohoye, Imana iramubohoye mu izina rya Yesu. Iyi nda yiwe ndayihumanuye, ncagaguye imigozi, ncagaguye imigozi. Nkuyeho umwuka w'uruzingo, nkuyeho umwuka wo kutabyara,
mu izina rya Yesu. Agomba kugenda akabyara, agomba kugenda agatwita. Umwaka utaha nk'iki gihe araba ahetse umwana mwiza. Umwaka utaha nk'iki gihe aracikira uruhinja. Umwaka utaha nk'iki umwaka utaha nk'iki gihe amateka arahinduka, amateka arahinduka, amateka arahinduka, amateka arahinduka, amateka arahinduka, amateka arahinduka mu izina rya Yesu. Uburwayi bwose wari watewe n'abadayimoni bukuvuyeho mu izina rya Yesu. Ukomere Yesu amashi. Hallelujah. We mama uriya wewe w'inyuma, wewe banguka wihuse. Dukomere data amashi menshi cyane. Turashaka ko bimenyekana kari wowe Mana, turashaka ko bimenyekana kushobora byose. ko bimenyekana kari wowe Mana, turashaka ko bimenyekana Yo ushobora byose. bimenyekane, 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 amashi bimenyekane, 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 oh bimenyekane, bimenyekane, bimenyekane. bimenyekane, bimenyekane. Umva mama, Imana ya Isiraheli, Imana ibeshaho, uri kumva, irambwiye ngo ibohoye ubuzima bwawe. Hari ikintu kiba ku buzima bwawe, sibyo? Hari ikintu kijya kiba ku buzima bwawe. Iteka iyo ugiye kubona umugisha kuri wowe, haza ikintu kikawukuraho. Ufite ikintu cy'umwuka w'uruzingo kuri wowe, hariho yuko utazigera ushaka, sibyo? Iteka dayimoni arwanya amahirwe yo kubaka ku buzima bwawe, ariko bigiye guhinduka nonaha mu izina rya Yesu. Muvuge ngo birahindutse, uvuge ngo birahindutse. Umva nkubwire, Shetani yagiye yica amahirwe ku buzima bwawe. Ukabona amahirwe, ukabona ugiye kubaka kandi ukabona bimeze neza, ariko bigapfa. Byarabaye, byarabaye. Ariko uyu munsi tugiye kuvuguruza ayo masezerano y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Mwuka w'Imana arambwiye ngo hari umuntu waroze ubuzima bwawe. Uyu muntu yatwaye umwenda wawe w'imbere, amaze kugutwara umwenda aragenda awushana. Uyu mwenda yawushize ahantu yawushyize ni mu mazi, kandi aya mazi ni amazi kuko uyu mwenda urimo ibuye. Uyu mwenda waramanutse uragenda hasi hasi hasi. Uyu mwenda ntunyeganyega, uyu mwenda ntugira ahantu ujya, kuko uyu mwenda uzingazingiye mu ibuye. Tuvuge cyane ngo amen. Arangije aravuga ngo uko uyu mwenda uzingazingiye mu ibuye, niko yabasha ubuzima bwawe ntabwo buzigera bugira ahantu bugera n'umunsi n'umwe. Ariko mu izina rya Yesu, Imana yampamagaye, Imana isumba byose, uyu munsi birahinduka mu izina rya Yesu. Amen, amen. Ndi umuhanuzi w'Imana, ngiye kumuhesha urugo. Vuga ngo nibyo. Ararubona cyane, yararwariwe. Tone umushakazi w'Imana ari mubi, uretse abazimu. Ngiye kumuhesha urugo mu izina rya Yesu, kandi biraba nonaha, biremwe nonaha ngaha. Hari feva igiye kumubonekaho, hari igikundiro kigiye kumubonekaho. Vuga ngo biremewe mu izina rya Yesu. Vuga ngo biremeye. Komera Yesu amashi menshi cyane. Tera intambwe uze hano mama, mu mbaraga z'amaraso ya Yesu, mu mbaraga z'amaraso ya Yesu. Ndafata mpira imbaraga mbi zose z'abazimu n'abadayimoni. Dayimoni ndagutegeka, dayimoni ndagutegeka. Wambaraga we y'umwijima, wambaraga we y'umwijima, wambaraga we y'umwijima, wambaraga we y'umwijima, wambaraga we y'umwijima. Ndagutegetse nona, ndagutegetse dayimoni, ndagutegetse dayimoni. Wabasha umugisha we, rekura nonaha. Dayimoni w'icyangiro, ndagutegetse genda mu izina rya Yesu. Rekura ubuzima bwe, rekura ubuzima bwe, rekura ubuzima bwe. Ndamwinjiza mu mugisha we, ndamwinjiza mu mugisha we, ndamwinjiza mu mugisha we, ndamwinjiza mu mugisha we mu izina rya Yesu. Ndamuhesha urugo rwiza rw'umugisha,
ndamuhesha ubuzima bwiza mu izina rya Yesu. Genda Imana iguhindurira amateka. Umva nkubwire mama, Imana irambwiye ngo irakubohoye. Imana irambwiye ngo irakubohoye. Ikimenyetso ugiye kukibona vuba aha ngaha. Imana irambwiye ngo irakubohoye. Abantu bari barakuvuyeho, abantu bari baragutaye, abantu bari barakwibagiwe, ariko Imana irambwiye ngo irakwibutse mu izina rya Yesu. Ikindi, genda uryame. Hari imbaraga yaguteraga mu bicuku bya nijoro ikakubuza ibitotsi, ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irakubohoye mu izina rya Yesu. Genda Yesu akugirire neza. Haguruka mama, ndi kwihuta, tugiye gusoza. Yesu yamamare. Mushakazi w'Imana, Imana irambwiye ngo ihinduye ubuzima bwawe. Imana irambwiye ngo igukuyeho uburetwa. Kabiri, igukuyeho igisuzuguriro. Gatatu, Imana irambwiye ngo iguhaye ijambo. Duhereze Imana y'amahoro icyubahiro. Yesu yamamare. Imana iguhaye ijambo mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe nawe wari wabuburiye igisobanuro, ariko Imana irabisobanuye mu izina rya Yesu. Yicarire, Yesu akwibuke. Mama Mugisha, haguruka tuzamure icyubahiro cy'Imana. Mama Mugisha, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo hari bariyeri ikuye imbere yawe. Iyo bariyeri yakubuzaga kubona umugisha, ikintu cyitwa amafaranga cyari cyaraborotswe, ariko Imana irakubohoye mu izina rya Yesu. Akira kugirirwa neza n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Yicarire mama wanjye, haguruka, haguruka wowe mama. Uyu wowe inyuma he. Yesu yamamare. Zamura icyubahiro cy'Imana mama. Umva nkubwire mama, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo nkubwire ngo humura. Humura, humura mu ijoro. Uyu munsi turi kuwa gatanu. Turi kuwa gatanu. Imana inyeretse ku munsi wo kuwa gatatu, mu ijoro ryo kuwa gatatu. Sibyo? Hari ibitero by'abadayimoni byaje ku buzima bwawe bigutera ubwoba. Ntago wamanikaga amaboko, ariko mu izina rya Yesu Kristo, umva ukuntu Imana imbwiye. Imana irambwiye ngo akira kubaho mu izina rya Yesu, kandi akira ubuzima mu izina rya Yesu. Ntabwo uzapfa, uzarama. Kandi Imana irambwiye ngo igushyize handi mu izina rya Yesu. Akira kurindwa n'Imana mu izina rya Yesu. Uriya mukobwa wanjye mama, mama haguruka, haguruka. Imana irambwiye ngo irakurinze mu nda yawe. Imana iragukijije mu nda yawe. Imana igukijijemo. Hari ikibazo wari ufite mu nda yawe, Satani yashakaga kukujyana mu bitaro ukamaramo igihe kinini. Imana iragukijije. Ikindi, amafaranga mwabuze Imana irayabahaye mu izina rya Yesu. Dukomere data amashyi menshi cyane. Amen. Imana irashoboye cyane, ishoboye. Irashoboye cyane, ishoboye. Imana ibampera umugisha. Ndimo ndagana ku musozo w'iri teraniro. Umva haguruka nkubwire mama. Ndahanurira ubuzima bwawe. Uwiteka Nyiringabo, Imana waremye ijuru n'isi, arambwiye ngo aguhereje umugisha kuri wowe. Uwiteka agukuriyeho akagambane kari kakorewe ubuzima bwawe. Uwiteka akigijeyo mu izina rya Yesu. Uwiteka agukuriyeho akagambane kari kakorewe ubuzima bwawe. Kubwo gusenga uyu munsi no guterana uyu munsi, Uwiteka arakwimanye, kandi Uwiteka kubambiye amahema, kuko ari umwami w'abami. Ntago ajya abura uko agenza abantu bamwiringiye. Ikindi, ageze mu rugo iwawe, hari ibintu aje gushyira ku murongo, hari n'ibintu aje gutunganya mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka hari ibintu aje gutunganya, kandi hari ibintu aje gushyira mu buryo mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo amen. Uwo mumama wubitse umutwe, uwo ngo wubitse umutwe, haguruka wowe. Hari ibintu bigera nko kuri 2 Imana isobanuye ku buzima bwawe. Icyambere, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo hari ibintu byagucanze mbega bimaze ndetse urumva mbega byakuyobeye, ariko humura, Uwiteka aje kukurwanirira. Sibyo? Imana irambwiye ngo buretse Uwiteka aje kukurwanirira. Kabiri, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo ifunguye irembo ry'umugisha. Ifunguye irembo ry'umugisha kuri wowe. Akira kugirirwa neza n'Imana mu izina rya Yesu. Mwicarire, Yesu akugirire neza. Mama w'amahanga, Uwiteka umwami w'amahoro uyu munsi arambwiye ngo ahaye umugisha ibiganza byawe. Uwiteka ahaye umugisha ibiganza byawe. Uyu munsi ngiye kubona mbona hari umuntu uhuhera ibintu mu biganza byawe. Amaze kubihuhera kugira ngo amafaranga niyo wayabona ntagire ikintu amarira ubuzima bwawe, agahora agenda. Ariko Uwiteka arambwiye ngo ahumanuye ibiganza byawe kandi abihaye umugisha.
kabiri, uwiteka arengeye abana bawe, kuko hari ikintu cy'imbaraga z'abadayimoni babahuhereyemo ibintu by'imyuka mibi y'abadayimoni, kugira ngo wicwe n'agahinda k'ubw'abana bawe. Ariko uwiteka umwami w'amahoro arakurengeye mu izina rya Yesu Kristo. Dukomere data amashyi menshi cyane. Muri iri teraniro Imana ibahaye umugisha, kandi uwiteka arabarwaniriye mu izina rya Yesu. Hari abantu baje bafite icyifuzo cyo kwishyurirwa ideni. Zamura ikiganza cyawe. Ushaka Imana ikwishyurira ideni, zamura ikiganza. Data uri mwiza, nsengeye aba bantu bishyurira amadeni, urambwiye ngo urayishyuye, bakire kwishyurirwa amadeni nawe Kristo umwami w'amahoro. Amen. Mugende amadeni yanyu yishyurwe. Ikindi, uwiteka umwami w'amahoro arambwiye ngo hari abantu baje bafite uburwayi bashaka ngo Imana ibakize. Zamura ikiganza. Mana nsengeye bano bantu, umuntu wese wari urwaye yakire gukira, ntegetse gukira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Turashoje, uwiteka bishimire.